none se ko mbona ko ndimo ndabona amazi ari hejuru inyanja yimutse rero ntabwo bibaho. Ako nagerayo baraburiye inzoga niyo shumi yonyine nizera inzoga nyine rimapanyamo natura reba se right ariko rero wapekese mwana wanjye nta muntu ndonera gisanga kinkotoje mbe nicaye ahangaha ari ikibazo tubaye twicaranyera rero wicare ntacyo bitwaye ko numva hanyerera yaranyerera umuhungu wanjye ko mbona igitwe cyabyimbye byagenze bite mbese muze ko mbona igitwe cyabaye kinini ngo uzomeho mwemerera shamuze ibyana by'iki gihe rero muramenyera urashaka kunywera ku gacupa wakanguriye wowe wagikabitaza ariko niho aromaye ngo nsomeho gaceze ubu ngiye nta muntu ushobora kuguza amafaranga rero umwana wanjye nta muntu ushobora kuguza amafaranga uko ubona uko nguko njye amafaranga ni nayo yikufira byimiye mwese muze wangurijeho make ngiri ijyanara umuntu rero utafite amafaranga ugahita uyamwaka amafaranga avugagana n'igice cy'ijana ufite ariko se mwana wangurije sentani wigurira agafeke ikintu gisaza wenda kuguza nawe ukatunguza sapu ibyo sinari ko ndi kumwe n'inzererezi ntuzabwire ntuzabyivuga ko nakugujije bite sha ni byiza siko arimo ipasara cyaba hano ubu ngubu hano wamusanga ni ku kabari ase sha mwazabwiye siko wanyu akareka ziriya nzoga k'inzoga atari nziza sha twarahonze ariko yanze kunoga ubu ngubu kundeba mperuka kurya mu cyumweru gishize kuko amafaranga yose aba yayajyanye mu nzoga ntabwo azana ngo duhahe iyo use peti ngufashe iki koko icyo wamfasha ni ukuma ibiryo ariko nawe ndabona utibereyeho singusebeje nawe ndabona utibereyeho peti uramenyera ariko ako kantu ni kabi reka nigendere hano hantu nabonye habamo Paul kaze nkwereka sha ukuntu utuntu nikode ari nzi kode reba bavane tutwenda sha nandi kodeshwa yemu ntabwo umuntu yabona izi kode